Ndabasuhuje cyane aho muri hose nizere ko meze neza cyane rero nshuti bakunze mudukurikiye umunsi mwiza ndetse mukomeze kugubwa neza rero aho muri hose nizere ko meze neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku igwingira ry'abana. Igwingira ry'abana rimera rite cyangwa se ritangira ryari? Ubushize nagiye mbabwira ku gikomere ndetse ngenda mbikomozaho. Uyu munsi tugiye kureba rero ku igwingira ry'abana. Umwana agwingira iyo ari mu nda y'umubyeyi, atangira kugwingira iyo ari mu nda y'umubyeyi ndetse n'igihe yavutse kugeza ku mezi atandatu. Ni ukuvuga ngo kugeza ku mezi atandatu gukomeza kugenda kugeza ku myaka 2. Niyo mpamvu tujye dukunda kubabwira ngo iminsi igihumbi ni kuva umuntu akisama inda kugeza umwana agize imyaka 2. Niyo mpamvu iyo agize amahirwe akarenga muri icyo gihe aba yamaze kurenga icyo bita igwingira. Igwingira rero ni ikintu tugiye kubanza gusobanura cyane kugira ngo buri muntu wese abashe kubimenya, sibyo? Igwingira ry'umwana ni cya gihe umubyeyi ashobora kubaho nabi mu gihe amutwite. Iyo amutwise rero usanga ashobora guhura n'ibibazo bitewe n'uwo bashakanye, amubwira nabi, amukubita, amwima ibyo kurya, umubyeyi ntabone indyo ihagije, ugasanga nyine igihe cyose ahora ababaye cyangwa se ababazwa n'uwo bashakanye. Ibyo bikaba byatuma umwana ahura n'icyo bita igwingira. Ntabwo igwingira nk'uko ababyeyi benshi bavuga, ntabwo igwingira ribaho umwana yavutse yageze hanze, ahubwo igwingira ribaho mu gihe umwana akisamwa. Mu gihe umwana agisamwa, ababyeyi badukurikiye nonaha mubashe kutwumva kandi mubashe kumva, mushyire no mu bikorwa. Niba uzi ko ufite umugore akaba atwite nonaha ngaha, ukaba wajyaga umubwira amagambo mabi amukomeretsa, ukamwima icyo kurya, ukamwima ibyo akeneye, icyo gihe ntabwo aba ari umubyeyi wenyine uba uri guhima, ahubwo n'umwana uri mu nda uba uri kumubabaza ndetse ukazatuma agwingira avukana bya bikomere tujya tubabwira. Igikomere rero hari igihe umuntu ashobora kugira ngo ni nk'icyo witemye ku mubiri. No, igikomere cyo mu mutima nicyo mvuga. Hari ukuntu umuntu ubona nyine afite ibintu byamubabaje, nawe utamubaza ngo abigusobanurire, ariko bikaba byaraturutse muri cya gihe cyo kuba umwana yarahuye n'ibyo bibazo akiri mu nda y'umubyeyi. Rero ibyo biragenda bigakura bikageza igihe aho umwana avukiye, yamara kuvuka nabwo agasanga mu rugo harimo intonganya zidasobanutse, ibintu bitari byiza muri urwo rugo. Noneho umubyeyi akaba yagira gute, yarerana umwana muri ako gahinda kenshi cyane n'umubabaro. Umwana uko agenda yonka ya mashereka, ibyo bintu bimugiraho ikinuze kibi cyangwa se ejo hazaza we habi, kuko tubonye ko bivamo igwingira. Hariho ababyeyi rero usanga afata umwana mu gihe amukikiye ari kumwosa, ugasanga arimo aramwosa, ari gutekereza ibyaraye bimubayeho, ari gutekereza ibyabaye ejo bundi, ari gutekereza ibiki, amarira niko ari kumanuka ku mwana. Umwana ntuzavuge ngo ntago ari kundeba, ntuzavuge ngo ntago anyumva, umwana ako gahinda arakonka. Uri n'igihe uzasanga nk'umwana mu gihe afite nk'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa ingahe, ukabona ntago ajya agira ishyaka ryo gukina n'abandi, ntago ajya yishima, ahora acecetse, ukavuga ngo uyu mwana ngo ni ubwitonzi. Kumbe nakababaro yahuye nako muri cya gihe cyo kuba umubyeyi yarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibyo rero impamvu tubivuga ni ukugira ngo twirinde igwingira ry'abana muri iki gihugu cyacu, sibyo? Abana bagwingira babe bake cyane, nako binaranduke bishiremo. Noneho kugeza ku mezi 6 umwana ntago agwingira kubera yuko bagize gute, bahuye n'ibyo bibazo gusa, ahubwo hari n'igihe umubyeyi amugwingiza we ku giti cye. Ugasanga ibyo byose ntabwo yahuye nabyo, ariko noneho mu gihe avutse atangiye gushyukunga, gushaka utuntu amuha. Ababyeyi barabizi cyane ababyeyi bo mu cyaro, burya mujye mwihangana tubavuga, mwashe kubyakira nyine, kuko ibyinshi nagiye mbibona mu cyaro. Ugasanga atangiye, umwana wanjye tuvuye mu murima wanjye, ngo reka muhereze utuzi. Umwana afite amezi 3 cyangwa 4, akaba mukubise utuzi ngo agiye kunywa amazi. Ayo mazi umwana yagusabye. cyangwa se ngapfunga wasenga akagari karoroshye
ugakata ugakozamo ukamutamika, uwo mwana uramuhemukiye, uramwishe. Umwana twabwiye yuko afata imfashabere kugeza ku mezi 6. Yujuje amezi 6 yemerewe gufata imfashabere, kandi nabwo ntabwo yemerewe kurya, sibyo? Imfashabere no kurya ni ibintu bibiri bitandukanye. Bivuze ngo agomba gufata imfashabere, iyo mfashabere ikamufasha, noneho nyuma yaho akazagira ate, akazabona guhabwa ku mezi 9 icyo kurya. Umwana ukamusigasira gutyo paka kugeza ku myaka 2. Ku myaka 2 rero ntabwo umwana baravuga ngo yageze ku mezi 9 atangiye kurya. Umwana tuzi ko mu gitondo yabyutse agomba iby'amasuku murabyumva, ariko agomba gufata icyo kunywa, igikoma cyo kunywa. Ntabwo umwana anywa mukaru. Hariho ababyeyi usanga kubera ko iyo bamenyereye kwinywera ka mukaru umuhereze nta kibazo. Ntabwo umwana anywa mukaru, umwana anywa igikoma. Muhereza igikoma, agenda uvangisha ifu irimo na bya bishyimbo nagiye mbabwira n'ibiki byose, ugenda uvangisha agafu keza, nugira ubushobozi ushyirishemo utwo duta, nurangiza umwana wawe umuhereze mu gitondo anywe. Niba ufite icyo ufatisha ukimuhe anywe ahage. Kandi noneho umurinde kuryagagura. Hariho abantu baba bazi ko kuryagagura aribyo bituma umwana akura neza. Wapi, biragwingiza umwana, bituma umwana adakura neza nkuko wowe ubitekereza. Noneho nurangiza uhita ugira gute, uhita ufata umwana anywe icyo gikoma muri iki gitondo, narangiza akine, umureka umwana akine. Ababyeyi b'i Kigali namwe reka tubavugeho, mufata abana mukabakingirana mu bipangu, mukabakingirana mu nzu, umwana ntagire ubwisanzure. Umwana afite uburenganzira bwo gukina. Ngira ngo murabizi no mu burenganzira bw'umwana bwo gukina ugomba kuboneka. Umwana agakina, uko agenda akina hari ibintu byinshi we mu mutwe we bikuramo, wowe utazi, sibyo? Wowe utabona ariko bigakura. Bivuze ngo ibyo bimurinda igwingira. Noneho rero uko agenda uwo munsi ucunganwa na saa sita yuzuye ukamugaburira umwana. Ugakora uko ushoboye akarya indyo yuzuye. Hariho abantu bakunda kwita babiteraho komenti ngo amafaranga ntabwo twayabona, ngo indyo yuzuye ntabwo ari ibintu bigoye. Indyo yuzuye nko mu cyaro murabizi muhinga amadodo. Dodo buriya iyo iri mu biryo burya biba byamaze kuba indyo yuzuye. Injanga niba ari mubyita indagara simbizi, murabizi ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Amafi, ifi imwe y'igihumbi cyangwa ngahe urayibona iyo ugiye kuri kiriya cyuzi barobamo, ukagatogosa akahuta gasosi. Ibintu byinshi cyane. Igi ritogosheje, ngira ngo murabizi ntabwo tubatumye ngo mubatekere imireti n'ibiki byose, wapi. Ugahita umugaburira iyo saa sita yamara kurya akanywa agahaga. Niba ari akaji wamuteguriye, niba ari agakisimbizi, yamara kukanywa akajya akicara agatuza 30 ibiryo byagera mu nda, akoga. Cyangwa se ubundi akeshi ibyiza kandi numva biri byiza cyane nuko ajya kurya yamaze koga, yarangiza akaryama mu gihe adafite andi masomo cyangwa ikindi kibazo. Yamara kuryama saa 10 mu gihe abyutse, niba ufite wenda nka kacyayi cyangwa akantu koroheje cyane gato cyane, ushobora kukamufumbatiza. Kaba katanahari saa 2 ibiryo mu gihe bihiye, ukamuha ibiryo akarya. Umwana agakura neza, umwana agakura yitabwaho, umwana agakura afite igikundiro. Kandi ikintu nkunda kubwira ababyeyi badukurikira, bakunda kubabwira nuko mukwiye gukora uko mushoboye kose abana banyu mukababwira ko mubakunda. Nshuti zanjye, niba mutabwira abana banyu ko mubakunda, niba mutababwira ko mubishimira, niba mutababwira yuko mwebwe ari ab'agaciro kuri mwe, murimo murakora amakosa, murakora ibintu bitari byiza, murakora ibintu bidasobanutse, murakora ibintu bitashimisha umwana wanyu, bizatuma akura yabwirwa n'umuntu wo hanze ati ndagukunda, akumva ni ibintu bidasanzwe. Ariko umwana
mucunga yinjiye umubwira ati sheri ndagukunda, mu gihe muri gukina mumubwire ndagukunda, mu gihe umaze no kumukubita umubwira ati ariko ndagukunda ntukajye ubyibagirwa. Urumva ibintu byose umubwire ndagukunda, ndetse niyo yaba na mukuru mu gihe ari hafi yawe ujye umukurura azemo hano mu gituza cyawe kugira ngo abashe kumva impumuro y'umubyeyi, urukundo rw'umubyeyi, impumeko y'umubyeyi. Ibyo byose biri mu bintu birinda umwana igwingira. Igwingira rero hari igihe ushobora kuba utazi igwingira icyo ari cyo. Igwingira si mu buryo bw'inyuma ku mubiri, ahubwo hari n'igihe umuntu ashobora kugwingira mu bitekerezo cyangwa mu mutwe bitewe n'uko yafashwe. Ibyo byose ni ibintu bibaho kandi biba mu bantu, ntabwo biba mu nyamaswa. So rero video zacu murabizi ko tuzigira ngufi, ntabwo tuba dushaka ko biba birebire cyane ngo birambirane. Hari ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho watwandikira tukagusubiza.